Bakunzi ba Ifunguro TV, amahoro y'Imana bane namwe turabasuje mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu mpande zitandukanye ku isi hose abasha kudukurikira. Nizere ko Uwiteka Nyiringabo ari kumwe namwe. Nibyo tubasabira ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba tubatubwira Imana ngo ibane namwe. Nizere ko Imana rero ishyira mu bikorwa ibyo tuyisaba, kuko n'Imana yumva gusenga ikabarinda. Nk'uko mubibona rero, twasuye umubyeyi usanzwe dusura tubifashijwemo n'umubyeyi umwe utemeye ko tumuvuga amazina, ariko wadutumye kuza kureba uyu mama kugira ngo tumushyikirize ubutumwa bwiwe yaduhaye. Nizere ko rero mwese mugiye kudukurikira kandi mukagubwa neza mu izina rya Yesu. Reka tumubwire abasuhuze mu izina rya Yesu, abibwire n'amazina ye. Murakoze, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Nyiraneza Marie Gorete. Yego, ukaba uri umukobwa? Ndi umumama w'abana batatu. Yego, Imana ishimwe cyane twagusuye. Ameze ute ko umeze nk'umuntu urwaye? Ndarwaye, mvuye kwa muganga, ariko numva mfite n'umunezero kuko nshima Imana mu mutima wanjye. Tukubwira ikintu kigushimishije? Nshimye Imana irangaburiye. Uwo yakoresheje rwose ikamuntumaho, kamuha ibyo kurya, rwose ndumva mfite umunezero w'indengakamere. Indengakamere y'umurisha indakoriki, ararira, araseka. Araseka, mbese ndumva byandenze. Imana iha umugisha umuntu utumye tugera aha ngaha. Yego. Mbibutsa ko uyu mama Marie Gorete twasuye, ku bantu bamubonye kuri Ifunguro TV, mwibuke ko ari umumama wahuye n'ibibazo byinshi muri Jenoside y'94. Yatubwiye ukuntu abavandimwe be bose babishe, agasigara wenyine, ariwe wari muto, bajya kumwica. Umukecuru umwe akavuga ngo nibamumuhe azajya amuvomera amazi. Kuvuga ngo ni umuntu wagize ibikomere byinshi muri ubwo ubuzima bwe buza gukomereza kuri uwo mukecuru, bashaka kuhamwicira, naho aramuhungisha amujyana ku kibuye. Ni birebire yatubwiye, mwibuke ukuntu yatubwiye ko yashatse umugabo akajya ahora amukubita, amuraza hanze, hakagera igihe amusuka urusenda mu myanya y'ibanga. Yatubwiye ibintu byinshi n'ibikomere byinshi, kugeza uyu munsi yagiye atubwira ubuzima bugoye yanyuzemo. Kugeza uyu munsi nyine nubwo akiri mu buzima bugoye, ariko Imana ishimwe twaramumenye kandi byatumye abana neza n'Imana. N'ubundi ni umukristo, ni umunyamasengesho, Imana yagiriye neza. Rero ndagira ngo abantu mutamuzi mumenye ko Imana yamuhaye urubyaro amaze imyaka 9 atabyara. Imana iza kumuha abana, umwana w'umuhungu, umukobwa, igerekaho n'undi. Ibyo nabyo bituma abantu dukomera, tukavuga ngo Imana yacu n'ibindi izabikora, n'abandi batarabona urubyaro Imana izabikora. Kizima nuko Imana iba yaravuganye nayo ko izakurengera. Rero turagusuye Marie Gorete, nizere ko umeze neza nubwo urwaye, ariko bwo kwahageze urakira. Nshimye Imana ndumva nezerewe kuko nari nshonje, ariko mbonye ibyo kurya. Nshimye Imana rero. Warugaye n'inzara se? N'inzara ibirimo, ariko ntabwo ari n'inzara ngiye kwivuza uburwayi busanzwe. Ndashima Imana mu ijuru rero yakoresheje uyu muntu, bikomeze kumuha imigisha myinshi. Uyu muntu utemeye ko tumuvuga amazina rero yavuze ngo tukuzanire umuceri n'amavuta, hanyuma nawe ugaburira abana barye bahembuke. Imana imuha umugisha n'ukuri, bizamubera urufunguzo ruzamufungurira mu ijuru. Amen. Wamubwira iki?
ikintu namubwira ni ukumubwira nti akomeza akorera Imana, kuko uko nguko ni ugukorera Imana. Ko ari gukorera Imana, Imana yo mu ijuru nayo imuha umugisha, aho yakuye Imana imusubirizeho. Ndamushimiye cyane kandi ubwitange yagize akamukira azajya gushyira no ku bandi, kuko hari ibihembo bimubikiwe mu ijuru. Rero mumunsabira umugisha, mubwira ati Imana yo mu ijuru imuha umugisha, mumubwira ati namushimiye cyane rwose, Imana imuha umugisha. Waguha amahirwe yo guhura nawe wabigenza ukimubona avuga ati uriya ni wa muntu wakoherereje umufuka w'umuceri, wamugira ute? Icyo nakora umva sinzi ikintu nakora kuko mba numva bindenze, gusa ikintu musabira n'ubugingo buhoraho. Duhuye umva ni umubyeyi wanjye, Imana yo mu ijuru ikomeze mushyigikire kandi murinde. Ari umugisha cyane. Hanyuma rero twari tuje nyine tugusojeho ubutumwa tukubwira ngo Imana nyine yagutekerejeho ikoresheje abantu, nzi ko hari n'abandi bantu baguhamagaye bose bashimira muri rusange. Ndashimira umumama witwa Mama Queen, sindavugana nawe ariko yarangabure, nari mfite inzara, ndamushimira sinzi ukuntu nabivuga. Imana yo mu ijuru izamumpera umugisha, ngerageza no kumuhamagara bikanga, ariko hari hose nzi neza ko Imana ikomeje kumurinda kandi izajya imumpera umugisha, kuko mbasabira umugisha ku manywa na nijoro. Imana yumuhe. Imana y'umugisha n'abandi bantu bose bagusuye bakuganiriza, nuko harimo n'uwo Mama Queen, Imana y'umugisha. Hanyuma ku bintu bijyanye n'imyigire y'abana bimeze bite kugeza ubu ngubu? Abana barimo kwiga se byaranze ibintu? Ntabwo barajya kwiga, ariko kuri amafaranga Mama Queen yari yampaye nari nishyuyeho igice kugira ngo ndebe ko bazajya ku ishuri, ubwo nindere ko bazafungura nkareba ko icyo gice nabahaye bakemera ko biga. Imana ikomeze ibishyigikire. Ni ukuvuga ngo uramutse ugize amahirwe ukabona ubushobozi n'abana warabandikishije bakomeza kwiga. Ngeze amahirwe nkabona ubushobozi bakiga, kuko ayo Mama Queen yari yampaye nari nabatangiyeho igice ku ishuri biremera. Ndindire ko nzabona ndi nababwiye ko Imana nimfasha nzabashyira bafunguye bakajya ku ishuri. Kugeza ubu ariko mumeze neza mu rugo, abana bari aho nubwo inzara irimo kukurya, ariko nizere ko Imana ibitunganyije. Imana iby'inzara ibikuyeho rwose kuko irabishubije. Ikibazo gihari n'icy'uburwayi, ariko nabwo nizeye ko Imana iri budukize, ndabona turi gushima Imana nta kibazo. Turabasengera mu kirere izina rya Yesu. Yego. Wakongera guha nimero yawe abantu bakubonye kugira ngo umuntu uzagukunda azaguhamagara. 078 01 063 573. Asubiramo 078 01 063 573. Yego, bakunzi ba Ifunguro TV rero twari tuje dutumitse. Ndashimira uyu mubyeyi wo muri Belgique, nubwo tutamuvuze ariko atabyemeye, ariko turamushimiye. Imigisha y'Imana y'uburyo bwose ire kuri we, kandi twagira ngo tumugaragarize ku mugaragaro ko ubutumwa dutumye twabugejeje ko yadutumyeho. Imana ibamugisha. Nizere ko rero Imana ikomeje kumurinda, namwe ikabarinda mugubwe neza cyane. Ibiganiro byacu byo ni ibisanzwe, tuzajya tubishyiraho buri munsi kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara, kandi abantu b'Imana bakomeze babone uburyo bwo gukora umurimo w'Imana, bagaburira abashonje, abarwaye, babasura, kandi ndabibona ko mugenda mukora. Imana ijye ibibukira ku mirimo myiza mwakoze. Mugubwe neza rero. Ibiganiro byacu buri munsi tuzaba tubashyiriraho ibiganiro kugira ngo mugubwe neza. Iyi ni Ifunguro TV. Wowe utarakora subscribe turagusaba kugira ngo ukore subscribe cyangwa se abone bitewe n'uko ubyumva, kugira ngo ujye ubona notification mu gitondo ukibyuka ukabona icyo twateguye ko ugomba kugubwa neza mu izina rya Yesu. Abantu mwese mugubwe neza kandi mukomeze mukore like kugira ngo abantu bose bagubwe neza mu izina rya Yesu. Bye bye.